Nongeye kwirirwa, nongeye nagarutse. Noneho ikindi kintu tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku buryo umuntu yahitamo ubworozi bwiza. Kandi ndabasabye mwibuke gukora like, subscribe, tange comment ahantu bitagenda neza cyangwa se naho bigenda neza, ndabasabye mumfashe rwose. Okay, rero ubushize twari twaganiriye ku bwoko bw'ingurube, ariko birangira tutavuze ubwo umuntu yahitamo. Ubu noneho tugiye kuganira ku bwoko bwiza bw'ingurube umuntu yakorora. Ariko none mbere yo guhitamo ubwoko bwo korora, hari ibintu ubanza kwitaho kugira ngo uzaguhe umusaruro uhagije kandi ukunogeye. Kuvuga ngo icya mbere, niba ahantu ushaka kororera utahizeye isuku ihagije cyangwa se utahizeye indyo yuzuye, nuko ngo biroroshye yuko wakorora ubwoko bw'inyarwanda. Nibwo nakubwira bwakubera bwiza, kuko nibwo twabonye yuko butagoye, ahantu hose buhakira kandi bukarya ibiryo byose nta kibazo bugize. Nanone wizeye yuko ushobora kubona ubwatsi buhagije ndetse n'ibisigazwa byo mu gikoni, icyo gihe wakorora ubwoko buvangiye. Ni ukuvuga ngo ubwoko buvangiye bw'inyarwanda n'ubwoko bwa kijyambere byose biri hamwe. Nanone bazita ibibyarirane. Ubwoko nabwo bwakubera bwiza, kuko uba usanga bufite ubushobozi bwo guhangana n'indwara kandi ntibuteze ibindi bibazo. Ubundi ikindi kintu nanone, wizeye ku biribwa, uzi yuko uzabona ibiribwa bihagije, uzi ko uzabona ubuvuzi buhagije, kandi nanone ahantu uzororera hari isuku uyizeye, none nakugira inama yo korora ubwoko bw'umwimerere, kuko zo uba usanga zitanga umusaruro uhagije kandi no mu gihe gitoya. Ntabwo zo ziba zimeze nk'ubu bwoko twabonye ruguru, ubu ngubu bubiri, kuko bwo uba usanga impamvu ubu bubiri abantu bakunda kuba ari bwo bihitiramo, usanga butagoye kandi bukunda no guhangana n'indwara. Buba butandukanye rero n'ubwoko bw'umwimerere butavangiye. Ku bantu bashaka korora ubwoko bw'umwimerere, nanone ikindi kintu nababwira cyo ni uko ugomba gutangira uwo mushinga wizeye inkingo, ubwo nshatse kuvuga ubwoko bw'ubuvuzi, undi wizeye isuku ihagije, ikindi kintu wizeye ibiryo kandi kenshi na kenshi bikungahaye, kuko uba usanga bwo ku bijyanye no kwirinda indwara usanga budafite ubwirinzi buhagije. Ugomba kubyitaho kugira ngo ubone uwo musaruro twavuze. Ubundi ikindi kintu cyo kwitaho nanone ni ukumenya kugenzura amatungo yawe kenshi gashoboka, kugira ngo umenye nimba ziri kwiyongera se cyangwa ziri kugabanuka, cyangwa se nimba nta nirwaye ku buryo ubona yahinduye imico ugereranyije no kuntu yari isanzwe yitwara. Muri nanone ugakunda kuziba hafi igihe kinini, nibwo ugenda umenya ubuzima bwazo uko iminsi igenda, ugenda umenya ifite ikibazo se, itari kwiyongera, iyo ngiyo nayo ukayimenya igakurwamo nimba ari ngombwa, cyangwa se ukayiha ibyo ikeneye. Ubundi ibyo ngibyo nabyo biragufasha. Ubundi ndabasabye rwose pe, mwibuke gukora like, share, subscribe, kandi munsigire igitekerezo muri comment ikigomba kuganirwaho ubutaha, cyangwa se n'icyo ushize kitumvikanye neza. Ndabasabye muzajye mumbwira kugira ngo tugendane neza, kandi n'ukuri muramumfashije. Ndabasabye, murakoze.